Igitondo cyiza bahaye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye mu kiganiro cyacu Le Matin nk'uko bisanzwe kandi twishimiye kubana namwe. Embombate ya tout le monde, igitondo cyiza cy'umugisha muri uku kwezi kwa munani. Muri amatariki asoza ukwezi kwa munani twongeye kugira umugisha wo gusangira ijambo ry'Imana. Bahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu Le Matin kandi nishimiye kubana namwe cyane. Reka dufate iminota mikeya dushime Imana, tuyibwire ko turamutse amahoro, tuyibwire ko muri iki gitondo twishimiye ubuyobozi bwayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Igitondo cyiza. Mwami Yesu turagushima cyane kandi turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha, turakunezerewe kuko uri uwera kandi urakiranuka ibihe byose. Ingoma yawe ntabwo izigera ishira, urera urakiranuka. Ubuzima bwacu bwa buri munsi niwe mugenga wabwo, tudagufite ntacyo twakwigezaho. Turambuye amaboko yacu tuvuga ngo data ushimwe ibihe byose. Ubuzima bwacu niwe tubweguriye, turakunezerewe ko wabanye natwe mu bihe bitambutse by'ubuzima bwacu ukaturinda kugeza amagingo. Icyubahiro kibi cyawe kandi mwami wacu muri iki gitondo dusenga turinze cyane kugira ngo ijambo rya tugiye gusoma Mwuka Wera aze aridusobanurira, ritwigishe, twumve dufashijwe naryo kandi twumve tuyobowe naryo mu mibereho yacu ya buri munsi. Uganze imitekerereze yacu mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Igitondo cyiza rero mbahaye ikaze mu gitondo cy'umugisha kandi nishimiye kubana namwe. Uyu munsi turasoma amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibyo 34 umurongo waho wa 15. Yego, turasoma muri Ezekiel ibice byaho 34 umurongo wa 15. Haravuga ngo jya ubwanjye n'igihe uziragirira intama zanjye kandi nziruhure, niko Uwiteka avuga. Izari zizimiye nzazishaka, n'izari zirukanywe nzazigarura, izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura zose, nzazirimbura zose, nzaziragiza gukiranuka. Kandi nawe mukumbi wanjye, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye guca urubanza rw'amatungo n'ayandi, n'urw'amasekurume y'intama n'amasekurume y'ihene. Nimwumve, mwarishe urwuri rwiza, mbese mwarabisuzuguye bituma muvungagura urusigaye. Mwashotse amazi y'urubogobogo, mwarabisuzuguye bituma mwangiza ayo mushigaje mukayatoba, maze intama zanjye zo zirya ibyo mwavungavunze, zikanywa ayo mwatobye. Muri iki gitondo ndifuza ko tuganira kuri amagambo n'amagambo meza ari muri iki gice cya 34, ndetse niyo ukomeje imirongo yindi ubona amagambo akomeza avuga ku ntama, ndetse amagambo avuga no ku bungeri. Nibwira ko Ezekiel niwe wavuze ku magambo agahanurira abungeri ba Isirayeli, amagambo aremereye cyane. Ni igihe Imana igaragaza ko yari ibabajwe cyane n'uburyo ki intama zitwara n'uburyo ki abungeri bitwara. Uyu murongo cyangwa se iyi mirongo dusomye igaragaza ko hari intama zimwe ziri gushimwa, ariko hakaba n'izindi ntama zitari gushimwa. Intama zitari gushimwa nizo ngizo zinywa zikarya, ariko zarangiza zigatoba amazi cyangwa se zikangiza ibyo kurya. Niyo mesaje Ezekiel yahaye abantu. Murabizi mu buzima bwacu bwa buri munsi umuntu aho ava akagera agira umurengwe, tugira kwibagirwa kwa vuba cyane. Iyo umuntu umugiriye neza, ukamugira neza muri uwo muntu ukimugirira neza, aba akwibuka, abagushima, abagushimagiza, aba akoma mu mashyi, abaguha icyubahiro kidasanzwe. Muzabibona mwamwe bankurikiye mu kiganiro Le Matin, mushobora kuba iyo experience mwarayigize. Mushobora kuba abantu mwagiriye neza, mwamara kubagirira neza rwose muri uwo mwanya bakabashima, bakabashimagiza, bakabubaha, bakabesha icyubahiro. Ariko bamara kujya ahandi, bamara kujya kuganira n'abandi, bamara guha n'abandi, bakaba abambere bo kuvuga ibibi byanyu, bo kuvuga contre vous, bakavuga ibinyuranye n'iby'ukuri kuri mwebwe,
kandi namwe mushobora kuba ibyo ngibyo hari igihe hari umuntu wakugiriye neza ukaba utaramushimiye uko bikwiriye, cyangwa ukaba utarakomeje kumuha icyubahiro akwiriye. Muri iki gitondo ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana rije ridukebura ritubwira ngo ni byiza kandi cyane ko dukomeza kuba abizerwa n'Umwami wacu Yesu Kristo, dukomeza kuvuga ubutumwa bwiza dushize amanga, kandi tugakomeza kwera imbuto nziza, tukirinda umururumba no kuvuyarara. Nibwo ijambo ry'Ikinyarwanda nibwira ryiza rivuga kuvuyarara. Kuvuyarara ni igihe urimo igihe wariye cyangwa wanyweye ukumva uradamaraye, ukegama hariya ugatangira gutura imibi, oya, hanyuma ugatangira no kwangiza. Mwari mwabona abana bamwe iyo bamaze kurya bahaze, mu rugo hari ibiryo, usanga bamenya ibintu mu ntebe, bamenya ibintu muri salo, ibikombe bamenaguye, ibiryo byanyangiye ahantu hose, nuko bavuyaraye. Ntabwo twakwifuriza abantu ko babura ibyo kurya kugira ngo bamenye neza uko bagomba kwitwara, oya, twaba tubasabiye nabi. Ariko hari igihe ako kanyafu kaza iyo umuntu atazi gufata neza ibyo yahawe. Hari umugore umwe wasabye Yesu ikintu gikomeye, amusabana ubwenge bwinshi, yaramutitirije aramusaba. Yesu amusubiza ijambo rikomeye cyane. Ntabwo iyo nkuru ushaka kuyijyamo andetaye, ushobora kuzayibaganirizaho muri Romate ikindi gihe. Ariko uwo mugore ikintu yakoze gikomeye cyane nshaka guhuza n'iri jambo ry'iki gitondo, ni uko yamubwiye ijambo rikomeye cyane, kuko Yesu aramubwiye ngo ntabwo ibyo kurya by'abana bikwiye kugaburirwa imbwa. Hanyuma umugore ntabwo yigize atera hejuru, ahubwo yasubije Yesu ati, mwigisha, erega n'imbwa zirya ubuvungukira buvuye ku meza ya bashebuja. Ijambo rikomeye cyane, yaciye bugufi, ntabwo yigize yihenura, ntabwo yigize yigira ngo aterwe umujinya n'ijambo Kristo amubwiye. Iryo jambo yavuze ryo guca bugufi byatumye Yesu amugirira impuhwe, amukiza, amuha icyo amusabye. Muri iki gitondo natwe ijambo ry'Imana tubwira ngo bana banjye ntama, mwirinde kuvuyarara, mwirinde gutobatoba. Gutobatoba biravuze ngo kugenda mu murimo w'Imana uko wishakiye, gukora uko wishakiye, kwibagirwa imirimo n'ibitangaza Uwiteka yagukoreye, kwibagirwa amashimwe yakuremeye, kwibagirwa ahantu yagukuye, kwibagirwa ubutayu yagutambukije, kwibagirwa ijoro ry'inzitane n'ishyamba ry'inzitane wanyuzemo, ijoro ry'ikitabona, ahantu wanyuze uri mu mwijima ari ukabona umucyo uritamuruye, ubonye agakiza k'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka, haleluya, arimo arakubwira ngo mwana wanjye ntuzibagirwe. Umurongo wa 15 niho avuga ngo ubwanjye nigiye uziragira intama zanjye kandi nziruhure. Hari intama zimwe usanga zabyinagiwe n'izindi, ugasanga izifite imbaraga zabyinagiye izidafite imbaraga. Murabizi rero umurimo w'Imana bibaho, twaze tubiganiraho nabo tubanaho muri ministry, tuvuga uburyo ki rimwe na rimwe imitima yacu inanirwa kwakira abanyantege nke bari muri twebwe. Imitima yacu inanirwa no kwakira nabo tudahuje imitekerereze, biratugora kuko tuba twifuza kugira ngo bibe copie conforme, duhuze imitekerereze, duhuze imivugire, duhuze imyambarire, duhuze buri kintu cyose. Ariko Kristo azarinda agaruka tudahuje ibyo byose. Niyo mpamvu yivugira we ubwe ati, izanjye izo biciye bugufi, izo muribata, izo muhonyora, nzaza. Haleluya, nzaza yewe nije nzaziragirira, kuko abandi kuziragira bisa nkaho byabananiye. Nzaza ni jyewe nzaziragirira. Uhumure mwene data, niba wibona mu itsinda ukibona usa nkaho utagaragara, ukibona usa nkaho utumvwa, ukibona usa nkaho udafitinga muri groupe runaka cyangwa se mu itsinda runaka, Kristo aravuze ngo arakuzi. Umuhanga amaso, umutegereze wihanganye, kandi ntukuke umutima, uko uwe aravugana nawe muri iki gitondo ngo yewe ubwanjye nige uzaziragirira intama zanjye kandi nziruhure. Ndasenga muri iki gitondo kugira ngo niba urushye, niba hari ikikuruhije, Uwiteka akuruhure. Niba hari ikibazo ufite cy'ubuzima gituma wumva umutima wawe uremerewe, Uwiteka akuruhure.
Uwiteka aguhe ibyiringiro by'ubuzima, Uwiteka akuruhure. Gukurura ni ukuvuga ngo agukureho umuruho wose, wongere wumve uzamuwemo ibyishimo bidasanzwe. Uwiteka akuruhure, Uwiteka aguhe amahoro, Uwiteka akuneshereze ibikurwanya byose, kandi ihumure ryuzure umutima wawe. Ndagira ngo dusenge muri iki gitondo dusaba Uwiteka kugira ngo abafite imitima yuzuye umuruho n'agahinda, Uwiteka abaruhure. Kandi namara kukuruhura uramenye, wirinde kudamarara, wirinde kujya ku isoko wanywereyeho ukashira inyota, wirinde kuyitobatoba. Haleluya! Wirinde kuyitobatoba, wirinde gusubira inyuma mu bidafite umumaro, wirinde ahubwo ukomeze kugenzura icyo Kristo aguhaye n'umutima wuzuye ishimwe n'ibyishimo. Dusenge. Mwami Yesu, ndasengera buri muntu wese unkurikira muri Romatin muri iki gitondo, cyangwa se n'ikindi gihe azarebera Romatin, kugira ngo umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ufite agahinda umuruhure, kuko uruhura, ni wowe uruhura. Kandi dushimye Imana muri iki gitondo ko ari wowe ubasha kureba imitima y'abantu ukamenya ko irushye, nawe ubasha kureba agahinda, nawe ubasha kureba abarenganywa, nawe ubasha kureba abahonyorwa, nawe ubasha kureba Data abafite intimba ku mitima bitewe n'ababashumye n'ababayoboye. Data, ndasaba muri iki gitondo kugira ngo uruhure ubwoko bwawe, uruhure umukobwa unkurikiye, uruhure umumama unkurikiye, uruhure umugabo, uruhure umwana, ingimbi, umwangavu, buri wese unkurikiye ufite umuruho runaka amara igihe cyangwa igihe gitoya. Data, ndasenga kugira ngo uruhure, kugira ngo imitima y'abizera ibagukunda Mana yuzure ibyishimo n'amahoro. Uduhe ibyishimo bituruka kuri wowe, uduhe amahoro aturuka kuri wowe, uturemere uyu munsi n'ejo hazaza heza, uturinde umugayo, turinde ikimwaro, turinde gutsikamirwa. Data, uduhe justice, kandi utuvugire aho udashobora kwivugira, uganze mu bitekerezo by'abatuyobora kugira ngo badutekerereze ibyiza. Utange amahoro mu gihugu cyacu, utange umugisha ku Banyarwanda, kandi ibyiza bituruka mu rukundo rwawe ubiduhere ubu n'abagukunda bose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mugire igitondo cyiza, umunsi mwiza. Yesu akomeze kubanezeza no kubaganiriza, kandi umugisha atanga ube mu byanyu no ku banyu none iteka ryose. Amen. 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 Ikiganiro Romatin, njyewe ni Theogene Kayiranga, nakagaruka. Bye bye.